iyi nsanganyamatsiko no kuyivugaho, mu mutwe nahise ngira ikintu cyo gutekereza ngo mu by'ukuri twicaye tuganira gutya, twagakwiye kubanza kumva mu by'ukuri umuyobozi ni muntu ki. Ese ninde ukwiriye kuba umuyobozi? Muri rusange iyo tuvuze umuntu w'umuyobozi, ni umuntu watoranijwe cyangwa se watowe cyangwa se watsindiye umwanya wo kuyobora abandi muri gahunda runaka, kugira ngo babikore vuba kandi neza bagere ku ntego biyemeje. Ndongera ndatekereza ngo mbese mu by'ukuri umuntu ukwiye kuba umuyobozi ninde? Iyo tuvuze umuyobozi twumva nde? Yewe nasanze mu by'ukuri buri muntu wese ni umuyobozi. Buri muntu wese ni umuyobozi, ariko igitandukanye ubuyobozi bwacu ni inzego turiho tuyobora. Niyo mpamvu buriya umuntu kugira ngo abashe kuyobora bagenzi be ni uko nawe ubwe ashoboye kwiyobora. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo simfite urugo, nta sindi mutwara sibo, sindi umukuru w'umudugudu, nta kigo nshinzwe, agashakisha impamvu igaragaza ko atari umuyobozi. Ariko buriya mu by'ukuri ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu agera ku ntego yiyemeje nuko nawe agomba kumenya kwiyobora. Yamara kumenya kwiyobora akabona kuyobora abandi. Urwego rwa mbere rero rw'umuyobozi ni umuntu ku giti cye. Hanyuma urwego rwa kabiri nashaka kuza kuvugaho kuri iki gihe ni umuyobozi w'umuryango. Ibyo sindi bunabitindeho kuko Profesa yabivuzeho bihagije. Hanyuma urundi rwego rw'ubuyobozi ndi buze kuvuga ni mwarimu mu ishuri rye ashinzwe. Urundi rwego rw'umuyobozi ndi buvugeho uyu munsi ni umuyobozi w'ikigo cy'ishuri turi kumwe hano. Hanyuma tuze kureba uburyo ubwo buyobozi bwacu twabuhuza bikaza kutugeza ku mitsindire y'abanyeshuri bari mu bigo tuyobora, kandi bagatsinda mu buryo bahawe uburezi bufite ireme. Nk'uko rero natangiye mbivuga, kugira ngo umuntu abashe kuyobora abandi nuko abasha kwiyobora. Ntabwo mu by'ukuri wamenyera abandi inzira banyuramo bagenda wowe utazi iyo uri bunyuremo ugenda. Kugira ngo umenye gufatira abandi icyerekezo nuko nawe uba ufite icyerekezo. Twagera rero kuyobora umuryango. Turabizi ko mu by'ukuri umuryango ukuriwe na papa na mama, ariko dufite abana tureberera, kandi nyamara nabo bafite ijambo muri uwo muryango. Nk'uko Profesa yamye abivuga, abarimu cyangwa se abayobozi b'ibigo, abana bakira n'abaturuka iwacu mu miryango bafite uburere twabatoje, bagomba kwerekana umuco bakuye iwacu mu muryango. Ibyo bikaba ari byo biza kubafasha kwakira neza ibyo bari buze guhabwa na mwarimu mu ishuri. Icyo ndi buvugeho ngatindaho cyane mu by'ukuri ni uko kugira ngo ikigo cy'ishuri cyangwa se mwarimu cyangwa abari mu kigo babone uko batanga uburezi, ni uko twebwe ababyeyi twemera kurekura abana bacu tukabohereza. Ariko mbese turabohereza bafite ibiki bigiye kubafasha gufatanya na mwarimu kwakira ibyo bagiye kuganira. Icya mbere gifasha mwarimu kwakira umwana no kugira ngo aganire nawe mu byo bagiye kuganira, ni bya bindi bahoze bavuga, ni uburere akuye mu muryango. Hanyuma ariko akanamwakira afite ibikoresho bagomba kuza gukoresha mu kiganiro cyabo cyangwa se mu myigire. Akanaza afite, genda bivuga, n'umwambaro w'ishuri, kuko burya umwana iyo amaze gukubitamo umwambaro w'ishuri, mu by'ukuri mu mutwe we haba hamaze kujyamo ngo
mpinduriraho narindi ngiye mu buzima bushyashya. Ikindi nongeraho dusaba ababyeyi nk'abayobozi ni ukoherereza abarimu abana ku gihe kugira ngo ibyo bateganije n'igihe bateganije kuza kubivugiramo kize kuba gihura n'ibyo bateganije gukora. Ikindi gikurikiyeho mubyeyi nk'umuyobozi tugusaba ni ukumenya ko igihe umwana aje mu rugo afite imikoro yahawe na mwarimu agomba kuboneka umwanya wo gukora iyo mikoro, hanyuma kandi nawe ukaza kumuha umwanya wo kuza kugira ngo muze kuganira kuri iyo mikoro, kuko igihe mwarimu amukoherereje mu rugo ni wowe ugiye guhinduka mwarimu w'uwo mwana muri ako kanya. Icyo ni cyo mu miryango tubura, icyo ni cyo mu miryango twitwaza ngo imirimo ni myinshi ntabwo tugifitiye umwanya abana bacu, kandi ugasanga ibyinshi turashaka kubibaza abarimu, ndetse ni nk'aho tubyara tugahereza mwarimu. Umwana ni uwacu bwite, uwacu ku buryo bwa mbere, mwarimu akadufasha ahereye kuri fondasiyo twamuhaye. Abandi ngiye kuvugaho muranyihanganira, afite umwanya mukeya mu gihe tuza gusangira amagambo, wenda aho muri bwumve hari ikibazo turaza kugisangira. Undi muntu ngiye kuvugaho we w'ishingiro ry'ireme ry'uburezi turimo tuvugaho muri kano kanya ni umuntu witwa mwarimu. Mwarimu afite inkingi zigeze nko muri 5 cyangwa se 6 ngenderwaho kugira ngo we ubwe abashe kumenya ngo mbese uburezi ndimo ntanga mu by'ukuri bufite ireme bishobora kuzafasha wa mwana kugira icyo yimarira nyuma y'uko arangije icyiciro runaka, cyangwa se nyuma y'uko avuye muri iri shuri nigishaga agiye mu ishuri ryisumbuyeho. Ikintu cya mbere mwarimu ashingiraho ari nacyo cyatumye mvuga ngo none aha tubanze twumva umuyobozi icyo ari cyo, ni uko mwarimu agomba kuba ari wa muntu uzi neza kuyobora ibikorwa biri gukorerwa muri iryo shuri ashinzwe kuyobora. Mwarimu yabireba ate kugira ngo abashe kumenya ko arimo abasha kureba cyangwa se kuyobora neza ibiri kubera muri iryo shuri? Ikintu cya mbere agomba kureberaho ni uko abana muri iryo shuri hamwe nawe bagomba kuba bafite amabwiriza ngenderwaho aranga imyitwarire y'umunyeshuri na mwarimu mu ishuri, kandi bose bombi mwarimu na munyeshuri bakaba bayigizemo uruhare gushyiraho ayo mabwiriza ngenderwaho. Ikindi cya kabiri ni ukumenya gukoresha igihe neza yahawe mu ishuri. Tujya dukunda kwitwaza ngo iminota 40 baduha ku ishuri ngo ni mikeya, ariko nanone bikanaterwa ese utegura wateguye wibuka ko iyo minota nyine uri gukoresha ari iminota 40. Muri uko gukoresha iyo minota rero ni ukuvuga ngo umunyeshuri wagombye kwibuka ko ari we ufite uruhare runini mu ishuri, agahabwa igihe gihagije cyo gutekereza. Ikindi mwarimu yagakwiye kugenderaho mu kuyobora iryo shuri ni no kumenya nka bya bindi Professor Sezibera yari arimo avuga, kumenya kugenzura imyitwarire y'abanyeshuri n'uburyo bwo kuyishakira ibisubizo mwarimu atabaye ari bube ikibazo mu ishuri.